Muraho neza, ese wari uzi ko hari igihe kwambara ikariso bishobora kuguteza ibibazo, cyane cyane ku bagore n'abakobwa? Muri iki kiganiro twabateguriye ibibazo 10 umukobwa cyangwa se umubyeyi cyangwa se umudamu ashobora guhura nabyo biturutse ku kwambara ikariso. Ingaruka ya mbere ni ugushyuha mu gitsina. Ikariso zidakorwa cyangwa se zidakoze mu myenda ihumeka zishobora guteza ubushyuhe bukabije cyangwa se ubushyuhe bwinshi, bigatuma habonekamo udukoko dushobora gutera infection. Amakariso menshi adakozwe mu myenda itanga akayaga cyangwa se mu myenda ishobora kwinjiza akayaga ashobora guteza ubushyuhe bukabije cyangwa se burengereye mu gitsina, bikaba byatuma umugore yumva ataguwe neza. Ingaruka ya kabiri, kubura umwuka uhagije, ventilation. Imyanya y'ibanga y'umugore ikeneye cyangwa se ikenera guhumeka. Ikariso ifashe cyane cyangwa ikozwe mu myenda ya nylon ituma habaho ubushyuhe no kwitutubika cyane. Ingaruka ya gatatu, kurwara infection z'udukoko, yeast infection. Ubushyuhe, ibyuya n'umwuka muke bitera uturemangingo twitwa candida kwiyongera, bikabyara infection ibabaza kandi ihumura nabi. Ingaruka ya kane, kwangirika k'uruhu, irritation. Ikariso ifashe cyane ishobora gukomeretsa uruhu rworoshye, nko ku bantu bagira imibiri yoroshye ku gitsina. Hari abantu bagira imibiri yoroshye ku gitsina, by'umwihariko iyo ugira uruhu rworoshye cyane, bigatera ubushye, udusebe cyangwa ububabare. Ingaruka ya gatanu, impumuro mbi. Iyo ikariso idahindurwa kenshi cyangwa yifunganye cyane, ifata impumuro mbi y'icyuya n'iy'amavuta n'iy'imyanda, bigatera kutisanzura. Indi ngaruka ya gatandatu yitwa UT, urinary tract infection. Ikariso ifunze cyane ishobora gutuma mikorobe zinjira mu nzira y'inkari, bigatera infection cyangwa se infection zitera kuribwa iyo umuntu ari kwihagarika. Ingaruka ya karindwi, allergy cyangwa se allergies ku myenda imwe n'imwe. Hari ikariso zikozwe mu myenda ya polyester na lace zishobora guteza allergy, bigatera ububabare cyangwa uburyaryate mu myanya y'ibanga. Ingaruka ya munane, kudakwirwa neza, tight underwear cyangwa se imyenda igufashe cyane. Kwambara ikariso ifashe cyane ku bice by'amayunguyungu bishobora kubuza amaraso gutembera neza, bigatera imvune no kutisanzura. Ingaruka ya 9, kuribwa igihe ukora siporo. Ikariso ifashe cyane itinjiramo akayaga ituma mu gihe urimo gukora siporo habaho ubushyuhe, bigatera kubabara cyangwa kwishimagura. Ingaruka ya 10 ariyo ya nyuma, kutisanzura no kwiheba, emotion cyangwa se discomfort. Hari abakobwa n'abagore batinya kwambara imyenda runaka kubera ikariso itaboroheye cyangwa se kubera ko ikariso ibabangamiye, bigatuma bagira ipfunwe cyangwa kwiheba mu mimerere mizima.